kantu bavugaho twari tugiye kurebera hamwe ukuntu umugabo wawe yarangiza atakurongoye mu gihe uri mu mihango. Uyu munsi rero ukuntu umugabo wawe yarangiza atakurongoye birashoboka cyane, bisaba kugira ngo ubyiteho, we mugore nawe abyiteho. Dore rero ukuntu umugabo wawe yarangiza atakurongoye. Umugabo wawe uramufata ukamuha keya, ugafata imboro ye, ukazajya nyine ubikoza mu mabere, ubikoza ku bibero, ukazajya uyifata ugahera ku mutwe ujyana aho itereye, uyizamura wongera uyimanura, uyizamura wongera uyimanura. Icyo gihe biramufasha cyane, biramufasha akaza kugeza igihe akarangiza kandi atakurongoye. Rero uyu mugore birashoboka cyane ko wamuha keya akarangiza kandi utamurongoye. Birashoboka nawe ko wamukarisa ukazajya umwonka amabere, ukazajya umukorakoraho, ukazajya umubwizura ahantu hose. Birashoboka cyane nawe ko yarangiza utamurongoye. Ibi byose rero ariko bisaba kugira ngo mwebwe mubanze mubyiyumvemo kugira ngo umufashe kurangiza. Nuko nguko rero mwafashanya kugira ngo hataza kugira ucundi inyuma bitewe n'icyo kibazo cyabayeho, kandi icyo ni ikibazo gisanzwe, icyo ni ikibazo kiba kuri buri muntu wese. Gusa nyine bisaba kugira ngo mubyiteho. Rero inshuti zanjye, ni ugufashanya mu rukundo, ni ugufashanya kugira ngo mwese atazagira ugira icyo agonganaho n'undi. Niyo mpamvu nababwiraga ukuntu wafasha umugabo wawe, wafasha umugore wawe mu gihe hari ikibazo utabasha kugira uguhita ukemura ako kanya kandi biri ngombwa. Murakoze rero, ndabakunda cyane. Utaha tuzaza turebera hamwe ukuntu mu gihe mufite abana bakuru mushobora kuba mwakora imibonano mpuzabitsina bitababangamiye. Murakoze cyane, ndabakunda. Mwibuka gukora subscribe, care na comment. Munatubwira ibibura kugira ngo ubutaha tuzaze tubyongeramo. Bye.